niyo kintu kibabaje mu buzima. Okay, nicyo kintu nyine njya nibuka nkumva ko kibabaje cyane kuba wakumva ko umuntu muri mu rugero rumwe yapfuye. Ni Ketia uvoma hafi cyangwa uvoma kure, amarangamutima yawe abari haraba mu mafaranga, haraba ku modoka, haraba ku nzu, haraba mu masomo, amarangamutima yawe abaheye. Amarangamutima yanjye se rero ibyo bintu byose biruzuzanya. Ukora cyane, niyo utekereje kwiga byose ni ukugira ngo uzagere ku nzozi zo kugira amafaranga. Rero ubwo ndakeka ubukwe bugapfa, ariko nyuma njyewe nza gukundana n'umuhungu akaza kuntera inda. Witubwira filime mbere yo umuntu agutera inda, hari ibintu bibanziriza filime baraje baragukora ku mama wawe ari kukureba. Rero hari ikintu abantu mu Rwanda tutaramenya. Icya mbere, ukuntu batekereza filime ntabwo ari kiri. Akenshi bumva ko nyine ngo niba umuntu ngo mukinnye muryamye mu buriri ngo ofete nyine biba byabaye muba mwaryamanye, ariko kubera ko haba hari abantu benshi ntabwo biba nyine niko rero iba yanditse, ariko ntabwo mukina muryamanye nyine byo kuryama. Biragoye cyane ko wasomana n'umuhungu mama wari kukureba. Yego bibaho. Bibaho. Na sinema nukwinjiyemo vuba, amafaranga nturahita uyabona. Yego. Ushyigikiwe nani? Icya mbere, kuba mfite impano ndabyemera ko nyifite. Icya kabiri, kuba ababyeyi banjye babinyemerera, numva nkunda inyama, nkunda n'ifiriti. Nta bwenge. Mvuze igihe byari seriye nawe ukumva wajya muti bunakambye ko nkunda. Naye ndi seri. Nigaga mu wa 4 secondaire. Musubiza ngo twahise dukundana. Umuhungu wa mbere mwakundanye uryamye mu buri watekerezaga iki? Nyiri ubwo natekerezaga bizagenda bite. Ego. Uwo mukundana uyu munsi urabizi neza ko ari urabizi neza ko ari. Okay, reka tubisimbuke. Na nawe haruzi. Tigera hanze. Umwanya hari ifoto ya Nyambo igiye hanze. Wayibonye? Kandebe. Niba utarayibondaho wirebe. Wayibonyeho? Oya nayo nabonye. Usimbuke. Dusoze ni ko usaba abanyarwanda mu ruganda rwa sinema winjiyemo watangiye, ni ko usaba abanyarwanda. Ikintu nsaba abanyarwanda bakwiye gushyigikirana, kandi ikindi biriya bintu hari ukuntu twe abanyarwanda tumeze, ukumva nk'yabize ngo ibikorwa byo mu Rwanda ngo abanyarwanda ukuntu bakina, twebwe ubwacu nidushyigikirana ndabizi neza ko hari iterambere rizagera kuri. Ikindi nyine icyo nasaba abanyarwanda muri rusange, dukwiye gukundana tukanashyigikirana, bakanashyigikira bakadushyigikira muri sinema, mu ruganda rwa sinema. Hari ikindi wabwira abanyarwanda ukabwira TikTok yawe, Instagram yawe kugira ngo baze kugufollowinga? Kuri Instagram yanjye nitwa Mugisha, nitwa Ketia Keti. Sorry niba ntabyishe. Reka nzinde. Kuri Instagram yanjye nitwa Keti Ketia. Kuri TikTok reka mbasuze kandi mbahereze ikaze kuri Iris Rwanda TV mu gisate cya sinema nk'uko twabibabwiye. Mu minsi iri imbere ikiro cy'urukundo mwabonye trailer yayo, ndetse ubu tugeze i Kigali. Bababwiye ngo tugiye kwimikira i Kigali, ariko turi gusoza ari mu majyaruguru, ubundi duhita tuza muri Kigali. Twicaye kuri reka ne kubivuga, tangira twibwira umuntu ukumvise bwa mbere uri muntu ki? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Mugisha Ketia, ariko nkaba ndi umukinnyi wa filme. Muri filme nkaba nkoresha izina bita Alia. Alia? Yego. Kuki wahisemo izina rya Alia Cool?
ntago nigeze ngewe mitamo izina nyinisha muri filime, biterwa n'abadirector baba barabiteguye n'ukuntu inkuru yanditse. Rero ngewe impamvu nkoresha Alia nuko ari ryo nahawe kandi banyinisha muri iyo filime. Okay, njyewe uyu munsi ndakoresha Mugisha Ketia. Yego. Ubuzima bwa Kigali n'ubuzima bwa Musanze buzute nkuzi muri Musanze iminsi na metero Musanze Kigali. Kigali ngiye maba kubera ndimo kwiga. Naho ubundi ndi umwana w'Musanze. Umwana w'Musanze. Yego. Mu majyaruguru. Muri gare. Oya ni ubugiraga ari muri gare. Ushobora kuba nka Nsabi. Nabyo yabishobora kuko ariho iwacu. Ntacyo wabasha. Nshobora kutabibasha kubera ko ntago ndi kavukire. Yego. Uwumvishe Mugisha Ketia ndashaka kwa none mu magambo arambuye. Atugende mu kinyafilme ongera wivuge ubwo tugiye mu kizami. Mugisha Ketia ni muntu ki? Mugisha Ketia ni umunyarwandakazi. Yego. Ni umukobwa, ntabwo ndashaka. Ndakeka ari ibyo, nkaba mfite impano yo gukina filme. Kwicumi wakwihangahe? Ndakeka nyine ubwo ari 10/10 kuko ngiye nivuze. 10/10. Ngiye kukubaza ibibazo uragenda ukuramo amanota wakabaye ufite. Nta kibazo. Umwana wa kangahe? Ndi umwana wa 5 mu bana 8. Kwicumi usigaranye angahe? 9. Uri umukobwa wa kangahe mu bahungu bangahe? Ndi umukobwa wa 2 mu bakobwa 4 n'abahungu 4. Kwikindi usigaranye angahe? Sigaranye 8. Mugisha Ketia akunda iki, yanga iki? Nkunda abantu. Kandi kubera ko nubaha abantu ntago nkunda umuntu usuzugura. Yego. Ukunda abantu? Ariko kubera ko mbakunda nkanabubaha. Ntago nkunda umuntu usuzugura cyangwa ngo ashake kunyumvisha ibyo ngiye ntashaka. Ariko urasuzugura? Ntabwo nsuzugura kubera ko nubaha abantu. Yego. Ntabwo usuzugura kubera ko nubaha abantu. Ubaha abantu. Yego. Uravuze uti nkunda abantu. Yego. Tujye mu bintu bisanzwe. Ketia wamuteguriye ku meza, umufiyanse wawe yaguteguriye ku meza. Aguteguriye iki? Shange ntago ndi wa muntu uvuga ngo ndyikingo ndyikintu byose pe. Kuba ari ibiribwa ngenda biri. Yego. Nta special nyine hari ibintu ubukunda kurusha ibindi, gusa mu byo kunywa ngiye nkunda fanta ya orange, ikonje, mu byo kurya nkunda inyama, nkunda n'ifiriti. Mugisha Ketia mu buryo buri religion mubona mu rusengero, ni mu kiliziya, ni mu musigiti? Ndi umukristu, nsengera muri Restoration Church. Born again? Wavutse ubwa kabiri cyangwa nturabatizwa? Narabatijwe. Yego, ndi umukristu. Winjira mu ruganda rwa sinema wumva icyerekezo cyawe ari ikihe? Urateganya ko bizakuvana bikakugezayo? Kubera aka kanya nayindi mu bintu byo kwiga, mbikora gakeya kubera ko ndi mu bintu byo kwiga, ariko ndacyafite nyine gahunda yo kubikomeza kandi nta gucika intege kuko nyine ndabikunda, numva nyine nzagera kure nimbikomeza. Umuntu yakwibaza ngo ushyigikiwe nanjye muri sinema, umuntu aravuga akajya muri football agatangira gukina akazatangira gukora amafaranga ageze imyaka nka 23 kuzamuka. Na sinema ni ukwinjiyemo vuba amafaranga nturahita uyabona. Yego. Ushyigikiwe nanjye? Icya mbere kuba mfite impano ndabyemera ko nyifite. Icya kabiri kuba ababyeyi banjye babinyemerera numva aricyo kintu cya mbere cy'inkunga kuri njye. Kandi ikindi nyine mu mafilme akenshi iyo maze gukina nakinanye na mama wanjye, rero urabyumva. Mama wawe wakinyura umwana ufite umubyeyi cyangwa akiranye na mama wawe mu maraso? Oya, nakinnye mfite umubyeyi nubwo ataragaragara wenda ahantu season igeze ubu ngubu, ariko mama wanjye akina afite umwana w'inshuti yanjye, ntago akina ari mama wanjye. Yego. Mama wawe bwite murakina? Yego. Gusa cyabibayeho ukabona ukinyerone bari kugukora mama wawe hari bya bimeze bite?
rero ukinamo uri iki njyewe nyina hari umukobwa w'inshuti yanjye uwo mukobwa w'inshuti yanjye akina akoresha ubukwe bugapfa ariko nyuma njyewe nza gukundana n'umuhungu akaza kuntera inda. witubwira filime mbere yo umuntu agutera inda hari ibintu bibanziriza filime baraje baragukora ku mama wari kukureba bwira filime mbere yo umuntu agutera inda hari ibintu bibanziriza filime baraje baragukora ku mama wari kukureba. Rero hari ikintu abantu mu Rwanda tutaramenya. Icya mbere ukuntu batekereza filime ntago ari kiri. Akenshi bumva ko nyine ngo niba umuntu ngo mukirinye muryamye mu buriri ngo ofete nyine biba byabaye muba mwaryamanye, ariko kubera ko haba hari abantu benshi ntago biba nyine niko rori bayanditse, ariko ntago mukina muryamanye nyine byo kuryama. Biragoye cyane ko wasomana n'umuhungu mama wari kukureba. Yego biragoye. Bibaho cyane. Gusa ntago ndatekereza nyine, ntago ndagera ku rwego rwo kuba nakina filime ndi gusomana n'umuntu. Ntago urarugeraho nyine, ntago ndabitekereza kuba ngiye nakina role ndimo ndasomana n'umuntu. Wapi ntago wamukinyara ntago iyo role ndayitekerezaho. Mubana wo mu rugo ukunda umwana wa kangahe? Umwana bose muvukanye? Aho ngaho waba ungoye bose kuko ndabakunda, n'abavandimwe banjye. Wowe ubwira ibanga bwa mbere ikintu kikubaye ugahita umuhamagara ukamushakaho n'igisubizo. Ukamushakaho igisubizo? Aho ngaho ni abantu batatu. Uwa mbere ni musaza wanjye. Ndamwita? Yitwa Ngabo Orfera. Okay. Ngiye kukubwira inkuru mbi. Tugiye kwatinga. Yego. Urahita uri. Urabishobora? Kwitandira. Nta kibazo, gerageza. Ketia ntabwo turabijyamo, agiye kutubarira story yakubaye idasanzwe uri high school mu buzima bwawe. Inkuru ibabaje yakubaye ujye utekereza nawe ukavuga uti kumva nyine ugize nk'ikiniki. Ndi high school? Niyo wari uri secondaire kuzamuka kugeza uyu munsi. Ikintu kigeze kumbaho kikambabaza ni muri 2018 nigaga mu wa kabiri secondaire. Nibwo nari ndi mu rugo baratubwira ngo mubyara wacu yapfuye. Icyo gihe nyine iyo mbyibutse numva bimbabaje ko yari nka musaza wanjye. Birangiye ndize ko akabije. Kako namufataga nka musaza wanjye, batubwira ngo yari ari ku ishuri nyine ngo yapfuye. Twese byaratubabaje, na n'ubu iyo mbitekereje numva mbabaye. Nicyo kintu iyo kintu kibabaje mu buzima. Okay. Nicyo kintu nyine njya nibuka nkumva ko kibabaje cyane kuba wakumva ko umuntu muri mu rugero rumwe yapfuye. Ni Ketia uvoma hafi cyangwa uvoma kure, amarangamutima yawe abari? Haraba mu mafaranga, haraba ku modoka, haraba ku nzu, haraba mu masomo. Amarangamutima yawe abahe? Amarangamutima yanjye se rero ibyo bintu byose biruzuzanya. Ukora cyane, niyo utekereje kwiga byose ni ukugira ngo uzagere ku nzozi zo kugira amafaranga. Rero ubwo ndakeka amarangamutima yanjye ni ukuzagira amafaranga. Yego. Okay. Ketia inkuru yakubaye ishimishije iri funny? Inkuru yacimishije mu buzima ni ukumva ngo natsinze mu wa gatandatu secondaire. Uwo munsi nyine narishimye pe cyane.
iyo kintu numva ko cyanshimishije birenze watsinze mu gatatu primaire secondaire. secondaire no primaire Primaire byari birarega primaire na secondaire urabizi ko iyo umuntu ariko ya diplome biba bitandukanye ngo na primaire bisanzwe. Yego wari warihebye ko nta diplome uzabona? aya ntago nari narihebye gusa nyine byaranshimishije ku rwego rwo hejuru. Mungu wakubwiye bwa mbere ko agukunda wari ugeze mu wa kangahe wamusubije iki? Nigaga biri seriye sakambya akagunda biri seriye cya akanasho ukabona kuzanye nk'akantu. rero kubera ko twe turi abakobwa abantu benshi akenshi batubwira ko badukunda. Hari n'igihe nigaga nka primaire nabwo nk'umuhungu twigana akaba yaza akabimbwira aho ntabwo ubu byumva ko biri seriye. Mbuga nta bwenge mvuze igihe byari seriye nawe kumva wajya muti runakambye ko nkunda naye ndi seriye nigaga mu wa kane secondaire. Musubiza ngo twahise dukundana. umuhungu wa mbere mwakundanye uryamye mu buri watekerezaga iki? nyiri ubwo natekerezaga bizagenda bite. Ego uwo mukundana uyu munsi urabizi neza ko ari urabizi neza ko ari okay reka tubisimbuke na nawe haruzi tugere aha hantu mu mwanya hari ifoto ya Nyambo igiye hanze. Wayibonye? kandebe niba utarayibonaho wirebe. Wayibonyeho? oya nayo nabonye. Dusimbuke dusoze niko usaba abanyarwanda mu ruganda rwa sinema winjiyemo watangiye niko usaba abanyarwanda? ikintu nsaba abanyarwanda bakwiye gushyigikirana kandi ikindi biriya bintu hari ukuntu twe abanyarwanda tumeze ukumva nk'yabize ngo ibikorwa byo mu Rwanda ngo abanyarwanda ngo ukuntu bakina twebwe ubwacu nidushyigikirana ndabizi neza ko hari iterambere rizagera kuri. Ikindi nyine icyo nasaba abanyarwanda muri rusange dukwiye gukundana tukanashyigikirana bakanashyigikira bakadushyigikira muri sinema mu ruganda rwa sinema. Hari ikindi wabwira abanyarwanda ukabwira TikTok yawe Instagram yawe kugira ngo baze kugufollowinga? Kuri Instagram yanjye nitwa Mugisha nitwa MKetia Keti niba ntabyishe reka nzinde. Kuri Instagram yanjye nitwa Keti MKetia. Kuri TikTok nitwa Keti ya KEYY. ndakeka ari ibyo. Keti wakoze kubana natwe. Murakoze.